Haleluya. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, nkuko bisanzwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Naho ni Reverend Pastor Steven. Imana y'amahoro ikomera umugisha. Ndashimira umwami wacu Yesu kubw'imbaraga n'ubutware akoze ku buzima bwanjye no ku buzima bwawe. Ndashimira kandi umwami wacu Yesu kubw'imirimo myiza Imana idukoreye. Reka rero mbere y'ibindi byose manze senga Imana. Mana nziza, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, urera kandi urakiranuka. Tugushimiye kwa turamukije, gushimiye kuri iki gicamunsi, tugushimiye kuri aya manwa, tugushimiye kuri iri joro, tugushimiye muri ibi bihe uduhaye. Tugushimiye kuri Imana yaturinze ikabana natwe tuva ahantu twari turi tugera mu rugo, kandi ukaba turindiye aho turi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimye rero korakomeza kubana natwe muri gahunda y'amateraniro mu izina rya Yesu. Amena. Yesu abaho umugisha. Ndabashuhuje mwese aho muri abakristo ba Calvary cyangwa se abadukurikirana ku ikamba Calvary, abari hirya no hino, inshuti zacu ziri mu mahanga, abari mu Rwanda, abari Afrika, isi yose. Turabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Yesu abagirire neza. Tugize nanone umugisha kugaruka imbere yanyu tuganira Imana dushize ku mutima, tunababwira ko Imana ibafite umugambi ukomeye, Imana ibakunda kandi Imana igambiriye gukora byinshi ku buzima bwanyu. Rero dufite ijambo umwuka Imana yaduhaye, ni ijambo tugiye kubagezaho rifite intego ivuga ko inyungu yo gukurikira umwami Yesu utarebye ku ruhande. Inyungu yo gukurikira umwami Yesu utarebye hehe ku ruhande. Hari ibintu bijya biza kugira ngo bigukure kuri Yesu, kuko biba bizi neza ko nukomeza kugendana n'umwami wacu Yesu amateka azahinduka. Turakwifuriza rero gukomera no guhagarara aho Yesu yagusize, no gukomeza gushigikirwa, no gukomeza guhagarara mu mwami wacu Yesu. Haleluya. Tugiye gusangira amagambo ari mu gitabo cya Matayo byaho 19 turahera ku murongo wa 16. Reka dusome. Imana ibaho umugisha. Nawe futa Bibiliya yawe usome iri jambo. Imana ikugire neza. Turasoma biravuze ngo ibyo umusore w'umutunzi, niko mutwe w'amagambo uvuga. Bibiliya yavuze ngo nuko abantu azaho ari, aramubaza ati, mwigisha mwiza, ngore ki cyiza kingo mpabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Ndasubiramo. Nuko umuntu azaho ari, aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore cyiza kingo mpabwe ubugingo buhoraho. Nawe aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe gusa, ni Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko nushaka kugera ku bugingo, witondere amategeko. Aramubaza ati, nayahe? Yesu aramusubiza ati, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi. Haleluya. Ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Amagambo ni amagambo Imana irimo, Yesu arimo kubwira uyu musore. Katugende. Uwo muhungu aramubwira ati, ayo yose narayitondeye, none icyo sigaje ni iki? Yesu aramusubiza ati, nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurisha ibyo utunze maze ubihe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere ko uze ungurikire. Haleluya. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yakwinjira mu izuru ry'urushinge, kuruta uko umutunzi yakwinjira mu bwami bwa hehe bwo mu ijuru. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo, ninde ushobora gukizwa? Imana idufashe kandi tugirire neza. Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Ndagira ngo noneho dukomeze hepfo. 27.
maze Petero aramubaza ati, dore twebwe twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Ikibazo cyiza cyane. Yesu aramusubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicarana ku ntebe 12, mucire imiryango 12 y'Abayisiraheli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa abashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye, azahabwa ibiruta inshuro 100, kandi azaragwa ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Naho ngaho Imana iduhana umugisha. Nayo magambo tugiye kuganiraho, ni amagambo Yesu yaganiye n'abigishwa be, Yesu yaganiye n'umusore. Bibiliya itubwiye amagambo meza cyane. Aya magambo ni amagambo nifuza gusobanura, Mwuka Wera mfashe, ariko nawe ushobora no kuyahishirirwa birenzeho, kubera ko bene data bakundwa muri Kristo Yesu, iyi si turimo irimo idukura ku mwami, idukura mu bugingo buhoraho. Iyo mpamvu usigaye ubona umuntu, ukabona umuntu aho gushaka ibihe n'Imana arashaka amafaranga. Amafaranga si mabi, akazi si kabi, ariko bene data ntabwo ari byiza ko amafaranga asimbura Imana mu buzima bwacu. Oya, inyungu iva mu gukurikira Yesu, habeho nawe ufite amafaranga, habeho nawe waba utayafite, ariko ukamenya ko Yesu ari byose. Yesu ashimwe cyane, kubera ko bene data bakundwa muri Kristo Yesu tugeze mu bihe bikomeye, aho abantu bimiye Imana bakimika ibintu, bakimika ubutunzi, bakimika amafaranga, bakimika amazu, bakimika imodoka. Umuntu akaba yafata amezi 3 ari gusenga, asengera imodoka, asengera inzu, asengera visa, asengera ibindi ibyo aribyo byose bituma agaragara, ariko ntaba yafata iminsi 3 yo gusengera ubugingo buhoraho, yo gusengera umutima we gusabane n'Imana, yo gusengera ubwenge bwe ng'Imana ibukoreremo, yo gusengera urugo rwe ng'Imana iruyobore. Ese ibyo bintu uri gushaka numara kubibona, nubona ubugingo buhoraho, bizakumarira iki? Uramutse ufite iby'isi nukabura ubugingo, cyaba ari igihombo gikomeye. Nawe Imana yahaye ibintu nibitaguhesha ijuru, uzaba ufite igihombo gikomeye. Ibaza Imana iguhaye ubukire ukazabura ubugingo, nyamara bwa bukire bwawe wabukoresha neza, bugahesha Imana iki? Icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Hano rero hari ibiganiro tugiye kureba by'abantu babiri baganira n'umuntu umwe. Hari umusore Bibiliya yatweretse, ni umusore w'umutunzi, yari afite amafaranga, yavukiye ahantu hakijijwe, yavutse asanga iwabo bemera amategeko, asanga iwabo ni abantu basenga, ariko hari ikintu kimwe yari atarasobanukirwa. Uyu musore ngo asanze Yesu, baramubwira ngo mwigisha mwiza, nakora iki ngo mba n'ubugingo buhoraho? Ese yarabyiwe n'iki ko ibyo akora byose nta bugingo burimo? Reka ngubwire, ibyo ukora iyo harimo ubugingo urabyumva. Iyo ukora ibintu wumva harimo ijuru, nawe urabyumva. Ndakubwiza ukuri, umwana wanditswe mu gitabo cy'ubugingo nawe arabyumva. Yesu ashimwe cyane. Asanga Yesu aramubwira, tumva niki gisabwa? Reka mbabwire ibintu bisabwa. Ubu bugingo duba tubabwira burahari, iri juru rirahari, kandi kugira ngo turijyemo ni ukuriharanira, ni ugukora. Yesu ashimwe cyane. Imana iguha umugisha wowe ufite gahunda yo gushaka ubugingo buhoraho. Haramubwira ngo nakora iki rero? Yesu nawe aramubwira ati, rero amategeko aravuga gutya, kubera ko Yesu ntabwo ari kubera kutamubwira amategeko, kandi uyu muntu yemera amategeko cyane. Aramubwira nkuko nayo yababwiye,
ntukice, ntugasambane, ntukibe, kunda abanza uko wikunda, mwangayo yose guhera ndi mutoya narayakoze, narayubashye, nabaye mu mategeko. Ayo mategeko rwose nta na rimwe ringonga. Yesu abirebye asanga ari byo. Yesu ashimwe cyane. Ariko Yesu aramubwira ngo rero usigaje kimwe. Amubwiye kimwe abona kiroroshe. Aramubwira ati rero kugira ngo ubone ubugingo buhoraho nukure kuri by'isi bikaguhesha iby'ijuru. Haleluya. Nuko urekura ibyo ufite. Iyo turiho tubabwira buno butumwa tubakubwira ngo bene data rekura, gira ibintu rekura. Rekura uburozi, rekura gusambana, rekura ubusinzi, rekura inzangano kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Ongera wuzure umwuka wera. Gira ibintu rekura bitagutandukanya n'Imana, kubera ko iminsi urimo kwinjiramo ntabwo ari iminsi yoroshe. Yesu ashimwe bene data. Uyu musore ngo aramwitegereza. Yesu aramubwira ati umva, genda ufate ibyo utunze ubigurishe byose ubihe abakene. Yamubwira ngo genda ubibagabire, yari kuvuga ngo aho ngaho ndaza kuwakunda, ndagenda mbibagabire, n'ingaruka bazabisubiza. Aramubwira ngo genda ubigurishe ubihe abakene, nurangiza uzungurikire, ngo aho niho uzaba mu gitabo cy'ubugingo. Aravuga ati reka reka reka, byari byinshi, niyo mpamvu ikubuza ubugingo buhoraho. Kubera iki wabyemera mwene da? Kuki wakwemera guhora ushakisha ibitunga umubiri ntushaka ibitunga ubugingo? Cyaba igihombo kuri nje nawe tubuze ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndakwifuriza gukomeza guhatana ushaka ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Uyu musore rero aravanga ibyo ntabwo byashoboka, yaragiye ntiyagaruka. Naho ngaha tumubonye dufite abantu bakurikiye Yesu bashaka ibyo Yesu afite, ariko badashaka ubugingo buhoraho. Kuba ushaka ubutunzi Yesu afite ukabura ubugingo cyaba ari igihombo gikomeye. Aho gutunga ibintu ukabura ubugingo byakumarira iki? Erega iminsi uzabaho ubitunze n'iminsi uzabaho nyuma y'ubwo butunzi niyo myinshi. Niyo mpamvu ngusaba kutemera gutunga iby'isi ngo ubure ubugingo, ahubwo tunga iby'isi ubone n'ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Yesu ngo aramusubiza ati nushaka kuba utunganye rwose genda ugurisha ibyo utunze maze ubigabire, ubihe, ubitange. We wabikora? Oya, nawe Yesu akubajije ngo rekuri iyo nzu wayitanga? Niba gusaba ari umwanya ntugumuhe, wamuha ibyo bintu? Tuvugizanye ukuri. Niba Yesu agusaba byonyine gutanga icyacumi ntugitange, byonyine gushyigikira imfubyi ntubikore, byonyine gushyigikira umurimo w'Imana kumva birakunaniye, none se inzu wayitanga, imodoka wayitanga? Ariko kudaha agaciro uwo wamenye bikubuza umugisha. Yesu ashimwe. Uyu musore yasubiyeyo kubera ko isi yari yamaze kumwinjiramo. Iyo umuntu isi yamwinjiyemo ikomeza kumwemeza ko ijuru ridahari. Iyo umuntu isi yamaze kumubamo yuzuye, ntabwo gushaka ijuru bimworohera. Ariko kugira ngo ubone ubugingo buhoraho ni ukwiyambura. Nk'uko umuntu ajya mu nzu akiyambura imyenda yari yambaye, yarangiza akajya muri dushe, yarangiza akambara indi myenda, ni nako dusabwa kwiyambura isi tukayishyira ku ruhande, warangiza ukambara ubwami bw'Imana bakaba muri wowe. Noneho ukubonye akabona ahari isi hari ubwami bw'Imana. Ariko ntabwo wambwira ngo uzatunga isi utunge n'ubwami bw'Imana. Ntabwo ndabona umuntu n'umwe ugiye muri dushe ngo yibagirwe isabune na eswime. Mu by'ukuri sindabona umuntu ajya muri dushe adafite iswime, adafite isabune. Iswime niyo kumara iki? Niyo kwihanagura ari amazi. Isabune niyo kumara iki? Niyo kugira ngo akarabe yumve ko yakarabye. Natwe ikintu gituma dukurwaho imyanda y'ibyaha ni ijambo ry'Imana, ni amasengesho. Rero iyo ushatse iby'isi cyane bigutandukanya n'iby'ijuru. Ariko nanone biragusaba kugira ngo umenye uburyo ushaka iby'isi kugira ngo ubeho, ariko n'Imana ubane nayo. Yesu ashimwe cyane. Uyu musore rero ntabwo yongeye kugaruka imbere ya Yesu, kuko Yesu aramaze kumubwira ngo tanga ibyo ufite ubihereza abakene, bigurishe ubone ubugingo buhoraho. Ntabwo yagarutse. Ariko nanone ndaje ngwereke inyungu yo gukurikira Yesu utarebye ku by'isi, kuko iby'isi byo birizana.
inyungu iva mu gukurikira Yesu utarebye ku bantu, ahubwo kumenya umutima wawe urakubwira iki. Ahangaha turahabona iki? Tumenye ko uyu musore yagiye atigeze agaruka, ariko hari abandi bantu babashije Yesu. Petero aterura amagambo kuri 27, maze Petero aramubaza ati, dore twebwe twasize byose agukurikira, none se tuzamera dute? Ni gute ushobora gukurikira Yesu ngo wumve ko nta nyungu irimo? Izo ni imbaraga z'isi ziba zigukurura. Petero abajije Yesu, Yesu ari amagambo yababwiye, ndakubwira ibintu bine biri mu nyungu yo gukurikira Yesu. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko mwebwe mwankurikiye. Umva ngo ubwire hano hantu, biragusaba niba warakurikiye Yesu by'ukuri, ukiyemeza kumukurikira, wivanga, emera, uvuga ngo naramukurikiye kama mbaye, ukotane kugeza igihe ubona ubugingo buhoraho. Kagubwira ibintu bine. Icyambere kiri mu nyungu yo gukurikira Yesu, icyambere kiri mu nyungu yo gukurikira Yesu, ugira amahoro mu buzima bwawe, ubundi ugira amahoro. Habeho naho udafite ibyo kurya, habeho udafite inzu cyangwa se etaje, ariko ugira amahoro ya hehe? Yo mu mutima. Inyungu ya kabiri iva mu gukurikira Yesu, ntabwo uhora uhangayitse wibaza ngo mbese ejo bizagenda biti. Oya rwose. Inyungu ya kabiri, ntabwo uhora uhangayitse. Urumva hari abantu bahora bahangayitse, ukwezi kurarangiye, kundi ni kuzarangira, wahora atuje. Umuntu wakurikiye Yesu neza, wafashe Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwe, ahora atuje. Ni nk'uko umwana ahora ateruwe mu biganza by'umubyeyi, nawe niko aba ameze. Iyo ni inyungu ya kabiri. Inyungu ya gatatu yo gukurikira Yesu, nuko iyo uri kumwe n'abantu, amagambo uvuga, ibyo babwira, biba birimo ibyiringiro, biba birimo kuzabona Imana. Haleluya. Uzabona umuntu mubane, mugendane, muvane wenda kurarete mugiye mu mujyi, agera yakubwiye ukuntu ibintu byanze. Ariko umuntu wakurikiye Yesu by'ukuri, mugera kurarete, mugera mu mujyi, akubwira inyungu yo kubana na Yesu, akubwira inyungu yo gukunda Imana, akubwira uburyo Yesu ari mwiza. Inyungu ya kane yo gukurikira Yesu, nuko ubuzima bwawe Imana iburinda ikintu bita imivumo. Imana iburinda ikintu bita imbaraga z'umwijima. Yesu ashimwe cyane, kuko aho Yesu ari nta mbaraga y'umwijima ihagira. Ibyo ndabikubwiza ukuri. Niba utunze Yesu muri wowe, hari abazimu bazaguhunga, amarozi azaguhunga, atari uko abarozi batariho, ahubwo ari uko Yesu ari muri wowe. Ikindi kintu nanone nakubwira, iyo utunze Yesu wizera ikintu bita ubugingo buhoraho. Haleluya. Yesu ngo arababwira, tumva, ufite icyo yasize ku bwanjye azicara ku ntebe yo gucira imiryango ya Isiraheli imanza, kandi nyuma y'ubwo buzima nzabukubira. Reka ngubwire, gukurikira Yesu nanone harimo gukubirwa. Ese kuki navuze gukubirwa? Inyungu mu by'ukuri, ubundi muntu ajya mu by'isi ashaka inyungu, no gukurikira Yesu harimo inyungu, kubera ko niyo ukoze akantu gatoya Yesu aragakuba. Yesu ashimwe cyane. Reka wumve uyu murongo, ahari wagira ngo ni ibintu bya Pastor Steven. 29, umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye. Ese hari ikintu waba wararetse ku bwa Yesu? Ese hari ikintu wiyambuye kugira ngo ubone zino nyungu? Cyangwa ufite Yesu ariko hari n'ibindi bintu utigeze urekura, urimo urahomba? Niba hari ikintu warekuye ku bwa Yesu Kristo, ugiye kubona inyungu, ugiye kubona imigisha, ugiye kwakira amavuta, harimo n'ubugingo buhoraho, harimo ubukire ku isi, harimo gukundwa, harimo icyubahiro. Reka ngubwire abantu, ikintu kibashishikaje buri munsi ni icyubahiro. Bino bintu turimo birimo n'icyubahiro niba unagishaka. Harimo n'ubugingo buhoraho, harimo no kurya neza, kuko uyu mugabo ndi kukubwira witwa Yesu, iyo ageze mu rugo inzara irashira, iyo ageze muri kampani irunguka, iyo ageze muri studio nk'ingi turimo, Imana izana ibyuma, Imana izana imigisha. Iyo mugabo witwa Yesu
iyo ageze mu rugo rudafite icyerekezo aruha icyerekezo. uyu mugabo witwa Yesu, oh haleluya, iyo ageze mu nzu y'Imana, iyo ageze mu rusengero Yesu akaba arimo, kuko ushobora kuba ahantu Yesu atari nta terambere uzagira, ariko uramutse ubaye ahantu Yesu ari uzagira iterambere. Yesu ashimwe cyane. ndakubwira iki? ndakubwira ko uyu mugabo witwa Yesu iyo wubatse umufite urugo, maze imyaka 8 nubatse, iyo wubatse ufite Yesu, ibyo abandi batihanganira byihanganira. oh haleluya. iyo wubatse urugo ufite Yesu, ntabwo ubona ububi bw'umugore wawe, ntabwo ubona oh haleluya, ntabwo ubona ububi bw'umugabo wawe. Yesu ahora akwereka umugabo ko ari mwiza. impamvu ukibona abagabo b'abandi ko ari beza n'abagore b'abandi, wabuze Yesu. inyungu yo gutunga Yesu, reka ngubwire, ndacyayikubwira. inyungu yo gutunga Yesu, ubaho mu buzima bwawe udatekereza abapfumu, udatekereza amarozi. oh haleluya. inyungu yo gutunga Yesu, oh mana we, Imana iguhereza ibyiringiro by'ejo hazaza. haleluya. inyungu yo gutunga Yesu, niyo utinze gushaka umva usa neza, niyo utinze kubyara ntabwo ushaka imiti, niyo utinze kubona inzu uhora ufite ibyiringiro. ndakubwira kimwe da, ndakubwira inyungu yo gutunga Yesu. reka ngubwire bene data, ibi bintu turimo birimo n'ubugingo buhoraho. ibi bintu turimo birimo no kuzicarana n'Imana, tukicara ku ntebe hamwe na Yesu. turimo gucira imanza imiryango 12 y'Abayisiraheli. wowe urinde uzicara hariya hantu kugira ngo hicare hari icyo usabwa. ngira ngo sorezeho, icyambere usabwa, urasabwa kubaho utunze Yesu umwami n'umukiza wawe. icya kabiri usabwa, urasabwa kubaho mu buzima bwawe udaca ku ruhande aho Yesu atakubwiye, kubera ko uzatuma wicara kuri iyo ntebe n'ugomba kubaha, uzatuma wicara kuri iyo ntebe n'ugomba guha agaciro. icya gatatu nanone usabwa, biragusaba kugira ngo mu buzima bwawe bwa buri munsi agumya aganze, agumya akuyobore, ugumya wumva imirindi ye. reka ngusengere kugira ngo Imana igushoboze kubana na Yesu Kristo kandi uri mu kibazo. reka ngusengere kugira ngo Imana iguhe kubana na Yesu Kristo kandi waratinze gushaka. reka ngusengere kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kubana n'umwami wawe Yesu kandi ufite amafaranga menshi. reka ngusengere kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo gutunga Yesu muri wowe kandi mu by'ukuri ufite ibyatuma utamutunga, ariko kumutunga ni ingenzi. aba bagabo baramubwiye ngo twebwe abasizi, yakubwiye impamvu. niba warasize ibi kubera Yesu, ukaba warasize kujya muri buwate, ukaba warasize kujya kunywa inzoga, ukaba warasize kujya gusambana, kubera Yesu Kristo wenyine ukabireka ukabyanga, harimo ingororano. kadusenge Imana igufashe. dukurikirana ku Kamba Calvary TV, Imana ikugirire neza. haleluya. Imana iguhe umugisha kandi Uwiteka akomeze kugirira neza. uyu munsi wa none turi mu bihe bigoye, aho imbere gatoya, oh haleluya, agiye guca umuntu utunze Yesu. hari imbere gatoya hagiye guca umuntu utunze Yesu. niba utamutunze rero mufate hakirikana, ahantu utazigera unyura udafite Yesu. Bwana sifiwe. ndio ndabategurira inyigisho intambwe 8 umuntu atera Yesu ashimwe cyane agana imbere ku bwa Kristo Yesu. Imana iguha umugisha. Comment zanyu zirakenewe, gukanda kunzogera birakenewe, gukora share birakenewe, kandi kutoya ko muri kumwe natwe birakenewe mu izina rya Yesu. reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, uri Imana y'imbaraga, ndasengera buri muntu wese uri kureba iki kiganiro, uri muri amateraniro, mu imbaraga zo kugukurikira. twabonye inyungu yo gukurikira wowe no gukunda iby'isi. wakunze iby'isi yasubiye inyuma, ariko wagukunze yarakomeje kandi yarangiye. ahabonye inyungu harimo ubugingo buhoraho, harimo kuzicarana nawe ubwami bwo mu ijuru, harimo icyubahiro, harimo ubukire, harimo kurya neza, harimo kubaho neza. Yesu we, kugutunga ni iby'ingenzi. ndasengera uyu muntu ugufite yumvaga ananiwe, iyo muha imbaraga zo komeza kubana nawe. ndasengera uyu mukobwa, ndasengera uyu musore wari wicaye ahantu akumva ijwi rimubwira ngo nahave, rapere koside menivo, agakumva yakomeza kuhava, ariko umutima ukamubwira ngo hagume. ndakubatuye muri icyo cyaha, ndagukura muri iyo nzu, ndagukura muri iyo shamburete, ndagukura muri ubwo businzi n'ubusambanyi. iyo hangova ndayigukuramo mu izina rya Yesu Kristo. ndagusabira imbaraga
rapikosiya, wari umuririmbyi waraguye, Yesu amutakaza, none uzabona ingororano gute? Wari umuhanuzi wari utunze Yesu, none waraguye, uzabona ingororano gute? Ndagusengeye, ongera uhaguruke mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhamagariye ijuru rize rikubature muri izo mbaraga, zikuveho uje mu mugambi w'Imana. Wongera uhagarara Imana igushaka kugira ngo ubone ingororano, kugira ngo ubone imigisha yagenewe abakunze Yesu, yagenewe abamukorera. Reka ubwami bw'Imana buze mu buzima bwawe guhera itariki ya none muri amateraniro. Reka Umwuka Wera gukomeze urushaho kubaho utunze Yesu mu buzima bwawe. Ndagusengeye amavuta n'imbaraga, kandi Umwuka Wera gushoboze guhinduka rwose kugira aho uva naho ujya, kugira ngo Yesu aguhereze ibyo yakugeneye. Urakoze Yesu kumbwiye kuri kumwe nabo, kandi ko buri wese wakira ijambo rigiye kumuha imbaraga zo kugira icyerekezo. Byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amena. Ndabakunda cyane, kandi Umwuka Wera abane namwe, kandi Uwera wa Isiraheli abashigikire. Uko bukeye nuko bwije, ongera utere intambwe ushaka Yesu, ongera utere intambwe ukurikire Yesu. Yari Rev Pastor Steven, ubakunda kandi ubasengere mu izina rya Yesu, amen. Bye, ndabakunda.